byagenda bite mu gihe ikigo watsindiye gukoreramo usanze ugiye kuba bosi wawe ari umwegise wawe, mbese uwo mwahoze mukundana kandi mukaba mwaratandukanye nabi? Tega amatwi iyi nkuru. Mu gitondo kimwe nazindutse nkora amasuku mu rugo iwanjye nk'uko byari bisanzwe, dore ko nari ndi umushomeri wibera mu rugo maze umwaka wose n'igice nta kazi ngira. Maze guhuguka imirimo yanjye, nafashe telefone ngo ndebeho isaha zigeze. Nkifungura nasanzemo ubutumwa bugufi nohererejwe bugira buti: ikizami cy'akazi wakoze waragitsinze, none wemerewe kuza gutangira akazi muri kampani yacu bitarenze kuwa mbere. Nari ngiye kuba umucungamutungo da. Niteye hejuru ndasakuza cyane nti nibyo se cyangwa ndi kurota? Nihutiye guhamagara nimero yanyoherereje iyo message, nsanga inkuru n'impamo. Kuwa mbere ntibyatinze, mu cyakarekare nerekeje ku cyicaro cy'iyo kampani natsinze gukoreramo, hanyuma nuzuza ibisabwa. Ushinzwe abakozi ajya kumpresenta mu bandi bakozi. Yavuze ijambo ryanryoheye cyane ati: uyu ni umucungamutungo mushya w'iyi kampani yacu. Byari bishimishije. Basoje yagiye kunyereka aho nzakorera n'ibikoresho nzakoresha. Hagati aho Deje cyangwa bosi mukuru w'iyi kampani ntabwo uyu munsi yari yaje kuko hari inama yari yazindukiyemo. Ku munsi wa kabiri narazindutse mpagera kare cyane rwose. Isaha igeze nagiye kubona mbona imodoka nziza cyane irinjiye, but uyu ni bosi uje. Nari mfite amatsiko yo kumubona. Ubwo yasohokaga mu modoka naje gutungurwa no gusanga ari ex wanjye, mbese uwo twahoze dukundana. Ubwoba bwaranyishe, numvise ngize ihungabana ryinshi icyo gihe, bitewe nuko uyu ugiye kuba bosi wanjye ari ex wanjye kandi twatandukanye nabi. Ari nanjye bigizemo uruhare disi. Mwakwibaza icyakurikiyeho. Yinjiye muri sale twari turimo nka bosi, baramwakira ndetse baramunyereka. Byanze bikunze yaramenye kuko hari hashize imyaka 3 gusa dutandukanye n'uyu bosi. Inama yarasoje, abakozi bajya muri serivisi zabo, nanjye ntumizwa kwa Deje cyangwa kwa bosi mu biro. N'ubwa mbere nagize ubwoba bwinshi, isoni ndetse n'ikimwari cyarimwe mu buzima. Narinzi ko ngiye kwirukanwa ntaranatangira akazi. Nkigera mu biro yarabibonye ko nahungabanye. Yafashe umwanya wo kumpumuriza mbere yo kumbwira inshingano zanjye. Numva kanazema ati: waje hano mbizi. Uko yanyiyeretse byanyeretse ko nta nzika mfitiye rwose, nta n'ubwo byibuye ex yabitinzeho. Yatinze cyane ku by'inshingano z'akazi kanjye. Mu mutima nti mbega bosi mwiza. Natangiye akazi ndetse bigenda neza rwose. Uyu mubosi cyangwa uyu mukoresha wanjye yatangiye ubona ari mwiza rwose. Aha nahigiye isomo rikomeye ry'uko umuntu nubwo mwaba mukundana bikaba ngombwa ko mutandukana, muzatandukane gipfura. Hashize iminsi yatangiye kunyegereza ngo yongere angire inshuti, ariko byari bigoye kuko njye ndubatse, we ntiyubatse. Kubera ukuntu nabonye akazi nkababaye, ngakora neza bitangaje ndetse ndi umukozi mwiza, ariko ndabona ngiye kugahuriramo n'ikigeragezo. Sinifuza guhemukira umugabo wanjye rwose. Mungira inama. Uyu mubosi ko mbona ashaka ko turyamana, nzabyemere ndengera akazi cyangwa se nsezera akazi nisubire mu bushomeri? Inama ni izanyu. Ndabashimiye.